gukurikira gahunda zose za akumunsi zinyura kuri YouTube channel. Turabashimira cyane uruhare mugira mureba amakuru yacu ndetse munadusangiza n'ibitekerezo bitandukanye. Twifuje kubagezaho ibigo byibuze bitanu ushobora gukoreramo application uri gushakamo akazi ukavuga uti iki kizamini bari bume ni itsinda amahirwe 100% ndabonamo akazi, nta zindi kata zirimo, nta ruswa zirimo, nta kimenyane kirimo. Ibi bigo akabyo tugiye kubabwira ni ibigo bitanu uko bigiye bikurikirana. Ikigo cya mbere turi kubona hano imbere yacu ni Rwanda Education Board. Iki ni ikigo cy'uburezi, ni ikigo kiba gifite imyanya myinshi cyane mu gihugu, imyanya ibirenga 2,000. Iyo bashyize imyanya ku isoko bivuze yuko ibyo baba barize byose kuri uyu myanya ushobora kubonamo akazi mu gihe wa performinze neza ikizamini. Akarusho kuri muri kino kigo nuko ho bakora ikizamini cyo kwandika gusa, nta kizamini cya interview kihaba. Ibi ngibi ari byo bitanga amahirwe yo kuba wahita ubonamo akazi mu gihe waba wa performinze neza cyangwa se waba watsinze kurusha abandi. Iki kigo gitanga amahirwe angana. Icyo nakubwira cyo, iyo wize document cyangwa se warize matière ya secondaire neza, hanyuma ku mwanya wo kwigisha ukagenda ugategura exam yawe neza, ubasha guhita ubona amanota ashimishije ndetse ukaba wahita ubona umwanya muri kino kigo ndetse kigendera ku manota gusa ya performance mu kizamini cyo kwandika. Ikiza cyangwa se andi mahirwe abari muri kino kigo, niba uba waraplayinze ukabona amanota ari hejuru ya 70%, uba ufite amahirwe yo guhita ubonamo akazi mu gihe cy'imyaka 2, kuko iyo imyanya idahari uguma kuri waiting list mu gihe cy'iyo myaka 2, hanyuma ukajya ukabona urahamagawe ugahabwa akazi. Ikigo cya kabiri ngiye kubabwira hano nacyo ni ikigo kijyanye n'uburezi, ari cyo Rwanda RTB cyangwa se Rwanda TVET Board. Iki nacyo ni ikigo cy'uburezi, nacyo gishyira imyanya hanze rimwe mu mwaka. Iyo bashyize imyanya hanze ukaplayinga ukiga neza matière nkuko twabibabwiye haruguru, uba ufite amahirwe yo guhita ubonamo akazi. Kandi naho iyo ufite amanota 70% uguma kuri waiting list, nta interview bakora, ari nayo mpamvu biguha amahirwe yo guperforminga ikizamini cyanditse. Wagitsinda neza ukaba ufite amahirwe muri iyo periode y'imyaka 2 kuzabonamo akazi uko imyanya izagira iboneka mu bigo byayo. Ibi akaba ari ibigo bibiri by'ingenzi, Rwanda Education Board na Rwanda TVET Board. Ibigo bibiri bishobora gukoreramo ikizamini ukavuga uti ku buhanga bwanjye, ku byo niyemeje gukora cyangwa se umwanya wanjye nataye niga, hano nizeye yuko amanota mfite cyangwa se ndi bubone performance ndi bugire iri bumpesha akazi. Turaje turebere hamwe ibindi bigo bitatu bisigaye, naho ushobora gukoramo application ukavuga uti ngende kuri performance yanjye amanota ndi bugire birama amahirwe yo kuba natsindira ikizamini. Ikindi kigo hano twabararikira ni Rwanda Information Society Authority, akaba ari ikigo gikorera mu Rwanda gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga. Iki kigo nacyo cyashyize imyanya hanze, cyeshyira imyanya hanze rimwe mu mwaka, kandi kiba gikeneye abantu benshi. Uko uzaplayinga mu kigo gikeneye abantu benshi, nako amahirwe yawe yo kuzabonamo akazi nayo agenda yiyongera, bitewe nuko niyo haba hari trike zitandukanye baba bakoresha, ntabwo baziha trike kuri abo bantu bose. 1/2 cy'abantu wenda ku kigo gikoresha tricks, ushobora gusanga bashobora gufata bamwe muri abo, abandi 1/2 bagafata ba performinze neza kuri iyo myanya. Ariyo mpamvu uwaplayinze muri iki kigo nanone aba afite amahirwe 100% yo kuba yabonamo akazi mu gihe yaramutse atsinze ikizamini cye neza. Tunabibutsa yuko abaherutse gukoramo ikizamini hano
hafi ya bose abagize icya kabiri bashaka kuzabonamo akazi kuko bari bakenemo imyanya 1300 yose. Hanyuma ugereranyije ku batsinze ikizamini performance 1300 bagarukira ku muntu wagize amanota 53%, kandi mbibutsa yuko uwa mbere yaragize 99%. Abo bose barimo hagati mwumva ko bafite amahirwe yo kubonamo akazi kandi bigende kuri performance yabo. Iki kigo nacyo cyaje ku mwanya wa gatatu mu rutonde rw'ibigo bya leta ushobora kwaplayingamo ugakoramo akazi, ndetse ukaba wabonamo akazi nta zindi kata ukoresheje. Katurebere hamwe ikigo cya kane. Ikigo cya kane ni iki ngiki ngiye kubandikira hano. Iki kigo ni Rwanda Governance Board. Nkuko muri kubibona ni ikigo cya leta nacyo. Iki kigo nacyo kigiye gishyira imyanya hanze. Akenshi usanga gishyira imyanya hanze yerekeye n'ibarurishamibare ho mu gihugu cyose aho bagenda bohereza abantu kujya gukorerayo mu bijyanye n'ibarurishamibare. Iki kigo nacyo cyashyize imyanya hanze ukagira performance iri hejuru, uba ufite amahirwe yo kuba wahita ubonamo akazi byihuse, ndetse nta n'ikimenyane gikorerwa muri kino kigo nk'uko bigaragara ku rutonde rw'ibigo 5 twabateguriye. Ari nako nyuma tuzabereka nanone ibindi bigo 10 ushobora kwaplayingamo rwose, ukaplayingamo n'imyaka 100 ukazapfa utabonyemo akazi, mu gihe muri ibyo bigo waba utarakozemo internship, udafitemo umuntu ukuzi, cyangwa se ubundi buryo bwose tuzagenda tubabwira. Iki kigo cya Rwanda Governance Board nacyo kiri mu bigo byizeye mu gutanga akazi hakoreshejwe ubunyakuri n'ubunyangamugayo kuri performance y'abantu baba baplayingzemo. Turebere hamwe ikigo cya 5 nk'uko nabibabwiye. Niyemeza kubagezaho amakuru y'ingenzi kandi anoze. Dukomeje, iki ni ikigo ni umujyi wa Kigali, intara y'umujyi wa Kigali. Mbibutse yuko itandukanye n'izindi ntara, aho mu zindi ntara uturere ariko tugenda dushyira imyanya ku isoko. Mu mujyi wa Kigali ho ntago ariko bimeze, ahubwo uturere twose tuba tuyoborwa n'umujyi wa Kigali. Ahakeneye abakozi bose birebererwa n'umujyi wa Kigali. Ari nayo mpamvu uzajya ku kigo cyangwa se uzabona umujyi wa Kigali washyize imyanya hanze, naho uzahita waplayinga utazuyaje, kubera yuko ugendeye kuri performance uzabasha kuba wabonamo akazi mu buryo bworoshye kandi bwihuta. Icyo gihe bizagusaba kugira amanota menshi, ndetse uzana passing interview yabo bakoresha ubunyakuri kandi biba biboneye. Ibi akaba ari ibigo 5 twagarutseho ushobora kuba wakwaplayingaho ukaba wabonamo akazi wizeye ku buhanga bwawe. Ikigo cya mbere nk'uko twakibabwiye ni REB, hagakurikiraho RTB. Ikigo cya gatatu nk'uko nabibabwiye ko ari RISA, Rwanda Information Society Authority. Hakaza ikigo cya 4 Rwanda Government Board, ndetse n'umujyi wa Kigali. Ibi ngibi ujye ucunga neza ku rubuga rwa Mifotra igihe uzabona bashyizeho imyanya, jya waplayinga utazuyaje, kubera yuko n'ubu uri umuhanga cyangwa se wasomye neza wize ibizamini uzabasha guhita ubonamo akazi neza. Ntucikwe na video itaha aho tuzabagezaho ibigo 10 kandi bikomeye byo muri leta, ho ushobora kwaplayinga rwose n'imyaka 10 kazashira utabanyemo akazi, wirirwa ugenda kandi uzi yuko ugiye gutsinda. Niyo watsinda ibizamini byo kuri interview bikagutsinda, kubera yuko trike zabo bakoresha. Komeza ukurikira ku munsi, ukore subscribe ndetse usangize n'abandi, kuko turabakunda cyane. Tubageza amakuru y'ingenzi, amakuru anyuranye, amakuru ajyanye n'akazi, aho akazi kari hose, amakuru mu bijyanye n'akazi mu bigo bitandukanye bya leta ndetse n'ibyigenga. Komeza ukore subscribe, usangize n'abandi, ukore like and comment, utwandikire hasi utugezeho ibitekerezo byawe n'ibyo wifuza kutugezaho. Stay in touch.